ntabwo byashe muri mwebwe mwasinzire se nari nkanumegeye muri mwese ninde ukunda inyama cyane fuhira undi cyane ni twese ninde muntu urimo active umuntu uri active nyine ukunda guhora mu tuntu n'utundi abavandimwe bacu inshuti zacu dukunda inshuti z'umuryango inshuti z'umusaraba inshuti dukunda cyane muraho neza turashimira abantu mwese mudukurikira abari mu kino gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye mu bihugu byo hanze cyane cyane aba diaspora mwese mudoza ku mutima n'abazungu mwese n'abantu barimo kudutera inkunga no ku mafaranga mukatwohereza mwese turabashimira ayo madolari mama yarafunguye n'abatarabikora kabisa iriho n'abatarabikora ikubitaga uragira gute ndagutera akajana murakoze cyane byo rwose akajana k'iki giceri $1 oya kama Zimbabwe $1 so ndashira abantu mwese we muntu nubwo waravuze sinzakuvuga izina ndagushima bw'amadolari waduhaye byo rwose Imana igumugisha isubiza ukuye n'abandi rwose bari bugire iryo here kwa ko turakira uzasanga umuntu wamuhaye ariko nisubiza abantu ndetse no gusuhuza kuri kuvuga ngo ndimo ndabashimira ariko nyine ndimo ndabashimira turabashimira dusoje ndabashimira byo rwose ndimo ndabasuhuza mwese ari abato abakuze abasaza mwese ndabashimira abantu bose badukunda muri rusange abantu mwese badukunda kandi natwe turabakunda murabona ko twongeye kugarukana izindi mbaraga zidasanzwe ariko mbere ya byose mureke ariko ninjye ufite ijambo ariko ntabwo ndabaha ijambo mbere ya byose mubanze please kubw'urukundo mudukunda mufite kariya kantu ka subscribe maze barebe na video zacu zirande murebe video zacu zirande basi nicyo kintu tubasabye sibyo mufyonde gusa mugende basi mutugirire impuhwe n'ukuri pe mufyondeho sibyo kandi ndizera ko nufyondaho Imana iguha umugisha ndarikira tuvuge ko aka turabashimira rero wari ndaza kukigarukaho aba bantu mubona batwimye wibaze ko mubaranywa bonyine twe tutari kumwe kararyoshye no twabyumva gute ko natano turone kwa James batwimye ahubwo so turabakunda rero cyane murabizi ko turi James ngendi James uyu niwo bita Olive uyu ni nde abase arye mwe muri bandi turi Rike na Karine ndakeka mubazi uso umuntu utabasaba mu Rwanda buriya ndakeka mubazi murabona nyine ako wanihana ukabamenya aba bantu rero turi inshuti cyane pe turabavandimwe Imana yahuje turabanyamugisha umugisha wose turawuvanze turabakunda baradukunda mubyeyi hari icyo bababwira se banura ndabakunda barabizi cyonyine natwe turabakunda nta kintu wavuga ikindi nyine urukundo rwacu turukomeze mujye kujya mutubona buri gihe n'aba ngaba bose mujye kujya mutubona kenshi turi kumwe ariko nyine uyu munsi tubazaniye show umunsi tuje kubereka akantu keza k'umukino abantu benshi bibaza se Karine ninde ni muntu ki ese Rick ni muntu ki ese James ni muntu ki Oliver ni muntu ki uyu munsi mugiye kutumenya binambuye mutera agatebe gusa tubashe guseka tubashe kwinjoyinga turi kumwe namwe urabona uyu munsi ukuntu twicaye bitangaje nk'abaryi b'ubugari ni ku masikariye bajya bahiriye amaguru gutya ngo ibyicaro turi ko bishobora nabishobora ariko rero ugira ngo nubwo naretse siporo ayiwe kandi kabuza kwakwana utekereza ko nabishobora sikora ngo yaravunitse shawe byihorere ribaruwa riraye cyo mugiye guhinduraguranya amaguru babyita urushako umugabo si ikintu ni umugabo ariko ni sawa buriya gushaka kandi atarashaka ni nabwo bararyaga cyane ariko ubu nibwo none ubwo yabyibushye arya ke aha tubyo buriya bavandimwe turabakiriye namwe kuri James and Oliver TV
thank you so much. mwumve mwisanzure mube free ariko turabasaba bwa mbere se none se ko mbona ntazi twe muri bode nuko mumaze bifashe tumaze kunywa agacyayi karimo karatumanuka iminwa yanyu mwashyize hehe nangize ngo uravuze mana yanjye mwaka byara nari nagiye kuvuga ngo yaba yacitse tuziko murebe Nibyo bitunze umuntu ntabwo wawe. mbese wanywa iki cyayi we mwigaragaze rero oya nta kibazo ubu nundi bakitwimye ariko bigaragaza Gifitanye se yamayeho nanjye. dore bajya gutsimbere rero kanigizeho niyo mpamvu rero muri kuturusha twese siyo mpamvu oya niba navuga cyane ko tuge imihogo yumye niyo mpamvu ari munini aka gacyayi Akakaye kagira gato ugire ngo ntiyamwikiye. uza kaya arakari ko Ukara agace. uza kaya kari ko Akayi we. Kamurora. yakagwe Cyangwa akayi. nta gakita kayi Nyine wanyweye akayi. Sikuvuze. agacyayi Na akayi wanyweye. akayisuri nawe Ngokorora. akayisuri naga erega bana mu bakiri ntabwo tuba tubizi bikubwira ati birangiriza Abana bo bakire muri babiri ntabwo oya tubizi uzi ko hari abantu basara iyi video bari kurya mureka tureke kuvuga ibyo bintu mureka dukorere sibyo imba imvugo mbi mu bireke tugiye gukina umukino turatangirira kuri indi tujya kujya tubazanya ibibazo by'ubuzima busanzwe bisekeje abantu bashaka guseka mutera agatebe kandi by'amatsiko kugira ngo tumenye birushijeho mujye kujya mutubaza ibibazo tubisubize turabisubiza ducecetse duhumirije n'urugero nimbabaza ikibazo ndakibabaza mwese muhumirije gutya ni umukino nta kureba nimye kose kumva kitakuriho utunge mugenzi wavuge ko ari we kiriho n'ikiba kitamuriho numero uko nguko ntugire ubutunga urutoki ntabwo utunga ubwo waraba ari njyewe natwe nuko ibibazo bibiri soga ntitubisobanukiwe cyangwa abantu barabisobanukirwa noneho kugira ngo bigende neza wowe uradutangiriraho none ngenda humirije ariko mwahumirije muri kureba ngaho dumirize twifate ku maso gutya uje musi muri mu bagamba tugiye kubabaza nimwe mutubaza ndababaza kimwe nawe ubaza ikindi ahubwo ube tayari ubaze nawe umirije ikibazo cya mbere kiragira giti muri mwe babiri iyo muryamye ninde ugona siko buse kudasubiza kari njye nyine simwavuze ngo iyo umuntu ameze gutya urabesha ibi bintu ni ubuzima hari uwamaze gusubiza ceceka ni ubuzima busanzwe buri wese aravuga ibintu byanyabyo nta kubeshya birimo ninde ugona babitse uyu muntu wasubije kamera yagera asubije babitse ibanga amubikiye ibanga ko umugabo atagona kandi arakora mushaka ukanura byarangiye akanura byarangiye yabyireye mbere nanjye kwita mbaza nari nta kubeshanya birimo niyo mpamvu navuze ngo muhumirize kuko ushobora kureba wabona atabivuze ukavuga ati reka mubikire ibanga wabona abivuze ugahita wemera muhumirize mutubwize ukuri ni mu busanya turamenya ko muri kutubeshya nk'ubu tuhise tubibona ko mutubeshya mubikire ibanga wahise uvuga ko ari nanjye ndimajiniye kubera yuko kuko nanjye siniyizi ntabwo ndamwumva mbona nyine ntabwo ndamwumva wasanga wese mugora aho kamwereka ikintu ajya akora nyine nijoro niba kikubaza okay akora iki ikintu akunda gukora akunda kurota avuga ngo ajya kuvuga ngo bari muri ibyo bintu byo bimuza ko kugona ntabwo mbizi ngo agire gute ngo bameze akunda kurota avuga ngo sizi bari ku munwa niba ari byo cyane ibyo baba wakoze ngo birashoboka ko abatari kure oya abikora sinzi inshuro nyinshi ubwo rero akarota wenda avuga nk'ikintu cyangwa ko byose bivuze batabikubajije ngo kibazo murasubiza nanjye mwagera mu mubirizi musinzire ngiye kubabaza ikibazo kigira giti ngo ari Karine na Rick ninde ukunda kurakara akabigaragaza vuba akabigaragaza byakarakara cyane nta ribi akarakara cyane anyway okay Karine ninde niwe bagaragaje kabisa
nta mpamvu yo kuvuga rero Imana ikubariye umujinya wawe. abagore akenshi ibyo bintu barabigira ntabwo ari umujinya ariko kurakara. Okay, twagiye nitwe tujya kubaza. Tujya guhumiriza. Okay, muhumirize. Ni no mbeshya ndakumenya. Muri mwe ninde ukunda kuvuga nabi? Okay, thank you. ikibazo cyawe kiragira kiti hagati yanyu ninde urya cyane? Sama. kubeshya we Nanjye wanza Kubeshya ko twahumiriza. Ibyambere ninde se? Ni ubwigane byose byagiye kuri umwe. byose ni kuri uyu. shaka ndumva amakosa. Hari mwabaje gukora. Ndetse no kurya ni amakosa. Wariye cyane, urya cyane. Nunagira. Nurakara cyane. Nabavuze ko ari wowe. Shani. Ntabwo nakubeshyera urabizi. Twagiye cyaka ibindi bibazo sasa. Tujye kubabaza. Cyamutse byamushiranye. Muri ntabwo byashe. Muri mwebwe mwasinzire se? Nari nkanumegeye. Nibagiwe. Muri mwese ninde ukunda inyama cyane? Kandi kare cyagiye. Ahubwo se zihe ngo ni Umuteyamerwe. Yangane. Ngiye kubabaza. Muri mwebwe ninde waterese undi ngo amwereke urukundo cyangwa abwira undi bwa mbere ngo aramukunda? Aha. Ntabwo mubeshye. Okay. Ishire wanjye wabivuze. Okay. Mwahumirije? Muri mwe ninde ukubagana? Nyine ukora utuntu turi fani mu rugo cyangwa ukubagana? Ndo. Okay. Sheri bazi cyawe nawe. Ikibazo cyanjye kirakira kiti. Numva nta kibazo mfite. Ikibazo cyanjye kirakira kiti. Urumva? Abakemutsa ibintu bisaba ubwenge nafite. Muri mwe ninde ukunda kureba filime? Okay, kimwe mwagikoze ikindi ntago mwagihuje. Ikindi ntago twahuje. Hano bambeshye. Niba ari ibyo ni ibyo gukubagana tutahuje. Gukubagana ni wowe. Ni wowe kubagana n'umwana wacu niwe yakurikiye. Narakubagana. Akantu yakubagana. Nuwase. Muzamwite uwase. Shano muri comment baze kubivuga pe. Barebe umuntu ukubagana. Kubagana. Ni James imbere ya kamera bigaragara ko atakubagana rero inyuma ya kamera niyo nuko nyine abari imbere y'abantu. Ariko umwana agatama gutega kubagana. Ngo agatama ariko noneho ibintu by'agatama. Cyangwa n'umwana wanjye yaramukurikiye. N'umukubaganyirwa yuri. Ariko ari we nawe ugira akavuyo nindi. Kandi ubwo ajya avuga ngo akavuyo gatuka kuri. Nagatankubaganira azaba nka songore rwose. Azabanganye. Ikirakira ni mwabuje ni gucyarya. Ikiri mwabajije. Cyo twabajije ukubagana. Nugira gutera. Nugira gute nanjye ko mbyibagiwe. Suri, hello. Ikibazo cya nyuma twabaje ukubagana. Sicyo cya mbere cya kabiri twabajije kandi njye wakibajije. Ariko wakibagiwe. Abafite gome mu mutwe ni benshi rwose Reka dukomeze ikindi. Nibo bagiye kubaza. Ngaho mutubaze. Kambanze. Cyane iki yari umukunda kurya we. Ukunda kurya byari kare. Byari twakibajije mbere. Ahubwo nyine uzane no video abimenye. Azabimenye. Bamuvuga twahumirije. Ubwo bwatembere. Cyangwa bwagiye nko muri pause. No tugiye kubabaza. Usa none ndababaza kimwe kabyana. Ikibazo cyanjye kiragira ndahumirije ngiye. Usa nk'urimo gukope. Ahubwo mbonye ute? Ibibazo byatembereye. Byatembereye we ariko reka mbabaze. Muri mwe babiri. Mubona ko byatembereye papa mwashaka ntakiri gutegereza ngo babaze ubwonko bwagiye muri pause. Kandi ndababaza manjwa. Ngamaje. Naje mbabaza manjwa. Wibaza manjwa. None se muri mwese hagize ujya hanze wenda ku mpamvu z'akazi
ninde wabyanga? ubu tuvuge ko wakemera ko umugore wawe agenda gutyo gutyo. Nanjye simubaza se. Oya ndi kubaza abagabo. Ndi kubabaza. ngaho twagiye ubwenge bwatembereye. Icyanjye kivuyemo mubyeyi nawe bazi icyawe. Icyanjye cyavuyemo kandi ntekereza ikindi. Muri mwebwe babiri ninde ukunda nko gutembera kwidagadura kuko mwese mukora ibintu byo kuri social media cyane ariko burya haba hari umuntu ubifosinga mu nda akavuga ati dukora ibintu ninde muntu ubishishikariza undi ibintu byo gutembera kugira iki twabusetse mwese mwese ko murimo kwitana ubwo twese turabikunda ubwo twese turabihuje twese turabihuje shari byiza ko bana mumeze ngaho mwaje namwe basinziriye. Twagiye muri mwe ninde muntu ukunda kuryamira? Ako giye wibazaga kubaza abana nyine umuntu ukunda kuryama. Okay, ikibazo kirekire giti muri mwe ninde muntu ufuha cyane? ubwo namwe murabinganya ikibazo kuko mwavuze uyu ndavuguye ubwo rero ubwo murabinganya. Ikindi cya mbere ni bimeze bite byo? Icya mbere mwabihuje. Hajya ni gute? Ninde muntu ukunda kuryama? N'uyu. Niwe rwose. Okay, twahumirije. Ikindi kibazo giye kubabaza. Ninde kugitembereza n'ukabyara? Tuzakibakiwe kuntu warubashije. Ninde ngo ninde utembera ngo ninde ngo gitembere? Twahumirije. Njye nayo nkano Muri mwese ninde ukunda umwana w'umuhungu muri mwebwe? Twe. Njye ikintu ngiye kubabaza. Nari nabyibagiwe. Tubone igisa n'icyo mwatubajije. Oya ntacyo niyo byaba bisa. Ninde muntu ukunda gufuha? Ubwo ni ubuzima busanzwe batumenye namwe bamenye. Ufuhira undi cyane. Ni twese. Bavuze wowe gusa ariko. Nyine. Oya, ni wose. Turanganya. Bavuze wowe gusa. Oya nyine nanjye nagize gutya. Twese. Okay, mwahumirije twagiye. Ninde muntu urimo active? Umuntu uri active nyine ukunda guhora mu tuntu n'utundi. Okay. Sheri baza. Umuntu ugira ubwoba. Reka mbanze nitekerezaho neza. Nibyo birabuje. Ndaho mutubaze ibyanyu. Nitwa ntabwo. Onde wowe? Okay, mutubaze nitwumva hari ibindi bintu bifite byo kubaza turongera. Tunibaza. None si. Ibibazo byashize. None si. Muri mwebwe. Ukunda gufura ninde? Gufura? Njye ikibazo mbabaza niki kiragira kiti iyo muri mu rugo ninde muntu ukunda imirimo yo mu rugo tu kuyikora? Ese bikugarutse Zawo ninjye ndi mama gukubara. Okay. Twagiye. Muri mwe? Muri mwe n'umwana twigana. Okay, ntacyo. Muri bamwebwe babiri ninde muntu simwabimigeze kumaza kugona? Ninde ugona? Okay. hari wantunze nahita ndakara wawumbeshye imbere ya kamera. Okay. Sheri bazo. Hajya mfite ubwenge. Kutire. Umva.
Fransa tirakana muri mwe nanjye nakibaje umuntu ukunda kureba televiziyo filime thank you so much ubwo rero ubwenge bugarukiye gushyiraho radiyo tugukopeze pasi niba ngo umuntu muri mwe ninde muntu ugira amatsiko kurusha undi tujere ko witonda wowe nakubajije ariko ni urushundi n'undi bimara ninde turamumenya muzamenya murebye kaza kandi kawe nanjye muri mwebwe karyoshye cyane yego muri mwebwe ninde ujya ukunda kureba telefone y'undi muri mwebwe iceki kumva nawe ego babo no one ni ngaho nakurikiraho ni ukuri icyo kibazo mu kitubazo kibaza gute se nta kandi kibazo ntacyo turebe mwebwe uko bimeze uza kujya dusubirira ikibazo kiragira kiti uziko nibagiye nahumirije we nanjye hari icyo nabajije nkumurije ndahumirije uzi ko nibutse ko ntahumiriza ari uko ngiye kubabaza muri mwe nk'iyo mwicaye muri salo ninde urwanira telekomande ku rutundi abagore we ariko rike imara kopera inde ariko arahumirije oya nari nasinzira ahubwo neguye nibagiye ko ngomba gusaba okay nuko sibyarangiye twe tugiye kubaza okay kangaruke duhumirije ko numva kuri icyo cya telefone ninde muntu ukunda gucekinga telefone ya mugenzi we ntawe mvuze muzabirebera hariya ntawe tubabwiye niba utunze utitunze nawe baza sheri nanjye ngiye kubaza ibyo byacure tugusimbuke se mbariza ko mbariza ndagwisha okay ninde muntu ukunda fast food muri mwe indera ariko byarangiye none yenda tubabaze niyo muba mutarabona ibindi turasoza muri mwebwe n'akanuye hagize ni ikibazo ngiye kubabaza ngiye kukibaza Rick ndongera nkikubaze duhumirije ni ngombwa mushake mu kanuri nta kubeshyanya Rick reba hano nta kubeshyanya baguhaye miliyoni 20 umuntu akaziguha akakubwira ati ndashaka umugore wawe ijoro rimwe turarane wazemera cyangwa wazanga nazanga ntabwo tubeshya ntabwo babeshya abanyarwanda bakunda uvuze 20 zose abantu bakunda amafaranga bitekerezeho 20 zose nawe urakabije 20 zose ni wowe wafata zingeje mu 10 zose 10 zose ebyiri hari n'ebyiri wazifata ebyiri zose nawe urakabije nawe baziguhaye kandi dukoresha ibintu by'ukuri bitekerezeho iyo dufite krize bakavuga ati ngiye kuguha miliyoni 20 umuntiza ijoro rimwe buracyagaruka reka nkubwire nta n'inyinya namwereka nazo wafata nanjye reka ngira amatsiko yo kukikubaza icyo kibazo ari wowe bakakuntira cyangwa se njyewe bakakuntira njyewe umukobwa rwose ibyo niyuriza nese oya hani bigaragara ko wagurisha babyumvishije namugurisha bisubize neza ne kuko wanabisetse ntabwo nayafata kuko ushobora kugenda ugaherayo abagabo kugenda ugaherayo abagabo ariko ni njye nayafata ariko ikirega ijoro rimwe arivugiye nawe bari kwikimaka biragaragara ntabwo nayafata ariko umbwiye ko wayafata nayafata 20 yarakaye urabizi ko nawe nyine bitakunda
kumbeshya wayafata udufaranga tungahe miliyoni 20 ni nkeya ese muri mwe ninde wabaga uwa nyuma mu ishuri cyangwa uwa mbere rwa nyuma nawe bareka munatwe twagera hagati ninde mu urabona ari nkande koko tuvuga ngo ninde watsindaga wagiraga amanota menshi yenda tuvuge ntiyabaye wa nyuma ntiyabaye wa ntacu wagiraga amanota menshi kabyara mama yanje umugabo yasohoye yagiraga menshi byanyuma hehe biro kizanjira zizi koko ako nakurushaga amanota sibyo nyereka ifoto abantu biganye na James babivuge kabisa abantu biganye na James babivuge cyane wagiraga amanota makeya uhehe nyine abiboneye bana segonderi nabibonye kuri biroteye za segonderi yararimbwe kandi njye nari umuhanga biroteye ryari ntumbone gutya ndi umuswa ubwenge bwaratembeye warabugurishije se bwaratembeye kuri diplome wagize angahe narakurushije ariko ntago nshatse kubivuga ariko narakurushije subizikora ko nakurushije 50 na 40 birangana narakurushije namwe 50 na 40 namwe mwirebere tubaye ku bintu byo kubeshyanya abantu mwiganye bazapfa abantu biganye na James asimbuka namwe ndabaje muri mwe kana nkomeze mbibarize muri mwe no kuri amatiganaga yitwaga muri mwe no ninde muntu ukunda guteka guhimba ukunda gucreating ibintu byo guteka uvuga ngo uteka ahubwo wikirirwa uvuga ngo ubikunda umugabo wanjye ntajya ateka ntayanateka byaba byagenze oya ndabikunda kuko ndanateka ariko James yagiye imvura ati mama yabishiririza barampinga sha ntabwo yabishiririza ahubwo mubone yakoze n'akantu ko yanga imirimo yo mu rugo muri rusange hanisinga ushyize hanze barayikoze kera kenshi cyane musibate umuntu akitakira akagira gute yanga imirimo yo mu rugo ahubwo njye nashaka kubaza ikibazo James mbaga ko nzi guteka barakanga kubyemera mureke nibatekere nk'isosi kada gusa uramubwira ngo mbatekere isosi ngo imese nabatekere isosi twishima tukabashaka isosi yacu akavuga ati rwose nzi guteka inyama ndabatekera twese tugashya ngo aradutekera noneho akambwira nkamubwira se ngwino uteke ngo banza nkatire uturungo ngo dushyiraho nkadukata ngo ngwino uteke ngo banza ushyire isafuriya basi bive mama nkayiterekaho ngwino uteke akitinza ubwo ari kwitinza ashaka ikintu gituma bikwepa yabona amaze gushyiramo amavuta yaza agasanga amaze gushyiramo amavuta ngo wayashyizemo ngo wayashyizemo ngo komerezaho ngo njye mbashaka gutangira ibintu byanjye ariko rati ikibazo ntabwo bashaka kunteka oya ni cyangwa utari kwivuza inzoka nabiteka noneho nzahita uzabanza ujya kwa muganga uko ndende nateka oya sini noneho basi mureke aha mureke noneho namwe mubyemere nzaza nteke n'isosi ku kintu nzi guteka n'isosi uheruka kuntekera ryari uzi guteka isosi yaba azi guteka nzi guteka cyane aheruka kuntekera muhite nyuma yo ujya kwa muganga nyuma yo ujya kwivuza oya navugira isosi namuteke arani wari wayirya oya ntekeye ibiryo biryoshye ariko wumve ko wari wayirya no muri Marriott ntabwo bisangaye ariko ntabwo arabizi reka mbahe inkuru rero bigize kunkodesha muri nuza Serena ngarabe none nigize bigiye kunkodesha njye kubateka simbizi gusa njye ndumva ari nk'umugari nta muhanuzi waberega kuko bitewe n'ukuntu yanga guteka James ntabwo yateka ntiyatekera abantu ngo ndashaka kubaza ikibazo kimwe James ariko Riva ajya akina filime yitwa Ganza akinamo muri Ganza noneho hari igihe ngiye kubona muri comment abajama bamwatatse ntabwo nimuvuge tekinike bakoresha ariko nyine ibijama byavuga niki cyane we ngo wacu sinzi ibintu wapi nta n'umuntu uzi ko ari umumama comment ikibwa ni sawa izi samye izo comment byumva cyangwa yagiye gushutinga usigaye umuherekeza ngo yamuherekeza sakabivamo nawe ari wowe se azi ko namwira comment mba numva ko ufite n'inyuno nashaka cyangwa iki cyane ngo wakini warazibonye je nazisomye simba nashaka no kuzireba ko zantumuje arazibona ariko se ujye uzisoma buriya sinzireba nizo kwisurakara kubigize byegereje umutima byegereje umutima naravuze nafashe umwanzuro ko nazongera kurazira comment umurani filime ceri ndetse abantu kutababuza kuvuga ibyo bavuga gusa ndi umugore donambaye n'impeta n'ikimenyimenyi hariya mba nzifite no mu mufuka niyo nakinnye ndi umukobwa babimenye mba nazikuyemo ku bwa filime ariko hariya ni filime muri mwese ninde wigeze wakunze kurwana ari umwana shara mbese kabisa
usibye ibintu twakinaga nubwo ntunzi intoki ibintu twakinaga bitaga imiguruko bita imigeri simwe wakubita nk'umuntu mwanga mu gatuza bitandukanye no kurwana imigeri iyo ni sinabyaye hari igihe urwana bitewe n'amahane ugira muri wowe umuntu yakwegera cyangwa umva ikibazo cyagiye harabwo kuri jewe uzi umuntu ugutinya njye barantinyaga cyane bazi nimba nabaga bazi ko nzi karate tipe noneho reka nzamyenze byankoreye ese nsuzuguza mu bantu kazi yarankubise none ariko akundi noneho akagufata akajya noneho yarangira akamfata akanshira hasi kugira ngo anyereke mbese ko andeze uri hasi nkiyanze nkagira gutya akongera akamfata isashi uhita wiyakira ariko nawe nicyo kintu nafata ku migeri naravunaguraga ahubwo n'umukumfata gutya akahita anshyira hasi shatuza we petit ndetse nigeze ndwana rero mbasetse nkiri umwana ariko amahane nagiraga iyo ngira imbaraga nayo kuzica nk'abantu nabyumvishije ubwo umukobwa wawe nago nagiraga amahane yo kuvuga ngo mbonye umuntu ngo mpise genda ngo ndwane nawe cyangwa iki ahubwo njye nangaga umuntu nyiyenzaho n'umuntu ndenganya iyo wanyenzagaho nkabona urashaka kugira numvaga mfite imbaraga twarwana ariko ntazibura rero bikambabaza nyine sindwana ikibazo cya nyuma ngiye kubabaza nako ubwenge bugarutse ubu ngiye bwagarutse kare muri ninde babwiye ko mu bwana bwe yiyenzaga cyangwa se yirizaga ni wowe rwose thank you so much ntabwo wari wakigora icyo cyakuriye ni uko namurebye nsanga ashobora kuba ameze nkanjye kwiyenza naririzaga n'umukobwa ntiyabikuraho ariko ntabwo yiriza ariko gukubagana ntibabikora sibyo byumvika kuko urangana ukunda akubagana nk'abahungu reka nanjye mbaze akantu Rick ubaretse kunyara kurira ufite imyaka ingahe ikibazo utarije nawe ndakikubaza nk'imyaka ingahe cyangwa n'amezi aya nk'itatu unyara kurira wowe kari njyewe naradefirizaga nabyukaga zinyuzuye mu mutwe imyaka ingahe kugeza ku myaka yanjye nk'ingahe birara mu wa kabiri primaire cyangwa mu wa gatatu mu wa kabiri primaire ubanza nabo bikiga kuko nimba baragize mu wa kabiri wari ugiye ahubwo ujye ucunga neza mu wa yashahari icyo gihe ubwo sizi ko ikintu cyatumaga nkanya nagiraga ubwoba n'ubunebwe bwo kubyuka uzi ko ngewe naretse kunyara kurira mfite undi mu mezi uzi ko n'umwana niko kantu ari proud yari yavuze ati nkababasha bari impinja ngo yajyaga mukubita unyare kurira umukecuru sha uzi ko nuriya wacu shimiye umwana wacu nagajya nyarakurira ariko njya bikurikije ahubwo se wowe ubundi waretse kunyara ibyiza byose byakurikije James ntago niyizi nyara mama yarambwiye ngo nabiretse ngo ngifite mu myaka 3 nanjye gutyo kubyo ntago nzi ubwenge nyara utuntu twiza twose umwana wanjye yarangose tabireka afite umwaka umwe n'igice uzi ko n'umuntu n'ibyo bari sangapi arabyuka kakapo urumva umwana ariko wakurikije se wowe atakurikije mu meko numva nabiretse cye nayo mwitarurida jewe narafiririje reka dusezere bano bantu twabarambiye ntabwo twabarambiye nizere ko muri bukire mukakirangiza turabakunda mukomeze mukore subscribe mukore share mukore like mukomeze mudukunde twese nguko mutubona kandi mudukunde pe cyane n'ukuri ariko mwigize muvuga cano yanyu Nibikani Karine. Ose nta muntu utabazi. Asimane zino couple ko kuzitabira. Ese tuzagaruke. Bavandi. Ugaruka twishimiye. Tugomba kwahora. Ugaruka wumva. Pe. Ngashaka mureka kuturambira. Ni mudukunda mukunde n'abavandi. Ubwo mubyishyiremo ko turabaziye Kigali. Nyamara hano bagiye gushya. Aha. Turabasezeye Imana ibamugisha murazi ko tubakunda please mudukunde n'ukuri pe. Ngiye basi ndanabinginze noneho. Nzakora iki baragukunda humura nzakora iki babyeyi bigira gahinda babyeyi tuzabagurira icumu ko turi abana batoya mwadufashije mama kana okay murakoze cyane Imana ibarinde mama kapepe pukira guys we love you so much bye bye